Mbahereje ikaze ndanabasuhuje muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi, reka nizere neza ko mumeze neza kandi mushima Imana mu bice bitandukanye murimo aho mudukurikiranira. Birumvikana turi tariki n'ubundi ya 30 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2025 mwa bantu mwe tugiye kwinjira mu kwezi kwa 12, nizera neza ko mugiye kukwinjiramo amahoro kandi mushima Imana rwose. Igihe ngarutse mu makuru ni kuri Waruziki Iwacu TV, ni amakuru menshi cyane tugiye kugenda twinjiramo aho tuyava imuzi n'imuzingo tukareba akantu ku kandi ibiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Red Tabara na Twirwaneho zirimo zarasukwaho umuriro ku buryo bukomeye. Nanabonye umwe mu basirikare bakomeye ufite ipeti rya colonel yamaze kuraswa n'ingabo za FDLB hariya mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, byo tugiye kwinjiramo 5 kuri 5. Ni mu gihe kandi muri Mwenga Santere bimaze gushimangirwa neza ko hari kugenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo turabyinjiramo. Si ibyo gusa turi buze kugenda turebaho, turajya muri teritwari ya Warikare. Mu by'ukuri aha naho mu makuru ahari ni menshi cyane, aho biri kuvugwa ko rwose ubuvuzi bukomeje kugenda bubura kubakuwe mu byabo n'iyi ntambara, nabyo turagenda tubigarukaho. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ati nta gushyira hamwe cyangwa nta kuvanga ingabo mu masezerano ahari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo turabigarukaho tubirebeho. Ibyo byose birimo biragenda byumvikana mbere y'uko ku itariki 4 Washington DC hazasinyirwa amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo rero cyangwa muri aya masaha tugezemo, dore n'ubundi ko tukiri imbere ya saa sita, ni imirwano ikomeye kandi ikaze iri kuvugwa muri Rugezi hafi ya Minembwe hagati ya Twirwaneho ifatanyije n'inyeshyamba za Red Tabara zishyigikiwe n'inyeshyamba za M23 bahanganye ku buryo budasanzwe na Wazalendo, FARDC n'ingabo z'u Burundi. Ni mu misozi miremire ya Fizi, imisozi miremire ya Fizi kabisa. Ahangaha hari ikintu cyitwa urusasu mwa bantu mwe, ahangaha hari ikintu cyitwa urusasu. Ni Wazalendo yo mu itsinda rya Apasles cyane iyi ngiyi ya FABB. Mu by'ukuri aha hari imirwano ikomeye cyane, hari imirwano ikomeye cyane kabisa, yatangiye ku isaha y'isa 1:45 muri iki gitondo. Iyi mirwano ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa yowe na Liyetona Generali Dolphine Kalembe Ngoma Nzito. Uyu mugabo niwe uyoboye iyi mirwano kabisa. Hari n'indi mirwano iri hara muri village cyangwa mu midugudu ya za Timbia Ngoma, ahitwa Timbia, ari ngo Timbia Ngoma barabifatanya, naho bita za Rudabadaba, ahitwa Rudabadaba kabisa. Aho hose harimo imirwano igiye ikomeye. Muri iyi mirwano rero icyo wabasha kumenya nuko Twirwaneho na Red Tabara bamaze gutakaza umusirikare w'umukolonel tutaramenya izina, na hano zaho Plateau naho harimo imirwano ikomeye cyane. Ni ibitero byazindutse bigabwa na Wazalendo mwa bantu mwe n'ingabo z'abarundi na FARDC bari gutwika ibirindiro by'inyeshyamba za Red Tabara na Twirwaneho. Noneho haraza gutangazwa ibiki, ikintu abantu bagomba kubaza gusobanukirwa ahangaha. Bumva ngo Rugezi habera imirwano myinshi kandi ingabo z'u Burundi zikavuga ko zahafashe Rugezi. Ubuzi ukuntu ibingana, iyo tuvuze Rugezi wowe utekereza ko ari agace gatoya, ariko ni ahantu hanini ku buryo izi ngabo za Red Tabara na Twirwaneho zongera kwiyegeranya. Ikindi kibazo cyabayemwo ahangaha kuri aba basirikare ba Red Tabara na Twirwaneho, bari bazi ko bazabona umusada ku buryo bworoshye. Kimwe mu bintu byaje kubakomera ku buryo budasanzwe, abagombaga kubahereza umusada, ndavuga Red Tabara nyine na Twirwaneho, abari kubahereza umusada ni abasirikare b'inyeshyamba za M23, ariko babuze inzira n'iyi nimwe. Niyo mpamvu mubona
birirwa barekarama ku mbuga nkoranyambaga kuri za social media, mu by'ukuri bavuga bati ahangaha ibintu biragoranye. Kurumva nimba bari bitezeho umusada w'abasirikare ba M23 bakaba barabuze inzira, kubera ko inzira nyinshi cyane nyinshi zari kunyurwamo n'abasirikare ba M23 bagombaga kubahereza umusada wo kugira ngo barebe ko bakuramo ingabo z'abarundi hari wo kugira ngo babahereze umusada w'ibiryo, bakaba barabuze inzira n'imwe banyuramo, kandi bakareba ibikoresho bafite, bakareba ibiryo bafite, bakareba buri kimwe cyabafashaga mu buzima bwa buri munsi, bakabona birimo biragenda bibashirana. Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye. Gusa ubwo baba bagomba kwirwanaho nk'abasirikare nyine bagashaka uburyo bwo kubaho. Ngayo nguko nta byinshi bindi birenze twari bwamenye buretse umukoroneri ndibuze gukomeza nkurikirana izina rye wamaze kuba yarasirwa hariya mu by'ukuri. Andi makuru rero akomeje gushimangirwa ni amakuru yatangiye kuvugwa mu masaha y'umugoroba. Ni amakuru yemeza neza ko mu by'ukuri hano Mwenga santere n'ibice bihakikije hari kugenzurwa n'ingabo za leta. Ese hano benshi bari kwibaza ati bigenze bite ko ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo inyeshyamba za M23 zavugaga ko ziri kugenzura hariya n'ibice byinshi, mu masaha y'umugoroba n'aya masaha yaramutse n'aya masaha ya kumanywa noneho hakaba byatangajwe ko hari kugenzurwa n'ingabo za leta. M23 yavuyemo ryari? N'abantu nibyo nababwiye ati mujye mwitondera ibintu biri kuri izi mbuga nkoranyambaga, kandi urebe ko kuba ingabo za leta zaje zigatangaza ko ziri kugenzura hariya, kuko bakoresheje ijambo rikomeye hagati, mwirinde amakuru y'ibinyoma ari gukwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga na za réseaux sociaux, ndetse birumvikana no kuri za social media, byose ni kimwe by'uko bari kuvuga ati bageze aka gace mu byirinde. Icyo nzi cyo n'amakuru nanjye namaze kubona nakiriye nuko iriya Mwenga centre n'ibindi bice biyikikije harimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC, FDNB na Wazalendo. Abwo ibintu biba byoroshye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mwabantu, reka twihute cyane tujye muri teritwari ya Walikale. Barakubwira ngo kubura kw'imiti mu kigo nderabuzima cya Karinga ngo birarushaho kugora ubuvuzi bw'abakuwe mu byabo. Muri teritwari ya Walikale abantu bahunze ari benshi, ntabwo hari kubura kugerwaho n'iki kibazo. Iki kintu abantu bacyumve, muri teritwari ya Walikale hahunze abantu benshi, ntabwo hari kubura kugerwaho n'iki kibazo, kubera ko bose binavugwa ko hari ibigo nderabuzima byasahuwemo imiti. Icyo nacyo ni ikindi kintu wakwibazaho ko cyagombaga gutera kubura kw'imiti igiye itandukanye. Rero nizo ngaruka zagombaga kugenda ziba hariya ku buryo bukomeye cyane. Mbere y'uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ibikomeje gushimangirwa ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tshisekedi ati nta gushyira hamwe cyangwa nta kuvanga mu masezerano bihari. Ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi aganira na diaspora nyine y'abanyekongo muri Serbia. Ni kuwa gatanu tariki ya 28 Ugushyingo yatanze ibisobanuro birambuye ku masezerano yasinywe n'u Rwanda bigizwemo uruhare na Amerika, yemeza ko azayemeza vuba, ndetse yongera gushimangira ko nta kuvanga ingabo kuzongera kubaho. Nzajya i Washington kwemeza amasezerano yasinywe n'u Rwanda ku nkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yamaze gutangazwa ku mugaragaro mu mucyo rwose, ariko ntibizababeshye, ntihazabaho gushyira hamwe cyangwa kuvanga. Perezida Tshisekedi yanakomeje ku kibazo cyo kwishyira hamwe kw'akarere, abona ko aricyo cyihutirwa kuva yatangira imirimo. Icyakora yibukije inzitizi byahuye nazo.
ati ku bijyanye n'amasezerano yo kwishyira hamwe mu karere menya ko nta gishya kirimo. Kwishyira hamwe kw'akarere nibyo nifuzaga kuva nagera ku butegetsi, ariko baratugambaniye mu 2022 kuri perezida. Kubahiriza amasezerano bisaba imihigo isobanutse. Yagize ati kubaha ayo masezerano bisobanura kubahiriza ubusugire bw'igihugu cyacu, kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no kugarura icyizere. Ubucuruzi bw'akarere ntibishobora kubaho nta mahoro kandi icyizere kitaragaruka. Umva ibyo yagiye atangaza. Aya magambo yavuzwe mu gihe Kinshasa na Kigali barimo kugirana ibiganiro bigamije kugarura umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bigizwemo uruhare n'amahanga. Ibi byavuzwe kandi nyuma y'umunsi umwe perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashinje Kinshasa kwanga kwemera uruhare rwayo mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa kane tariki ya 27 Ugushyingo i Kigali, perezida Paul Kagame yashinje guverinoma ya Kongo kwanga gukora inshingano zayo kugira ngo amakimbirane arangire, cyane cyane yanga imishyikirano iyo ari yo yose yagiranye n'inyeshyamba za M23. Ngayo nguko byinshi cyane bigenda bivugwa mbere y'uko hari amasezerano agomba gusinywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho hakazaba hibereye ba perezida b'ibihugu byombi. Nakwibutsa ko aya masezerano asubitswe ku nshuro ya kabiri. Kuri iyi nshuro rero ba perezida bombi bakaba bemeye ko bazerekeza hariya. Reka twihute cyane twigire mu yandi makuru akomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turahera gato cyane mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira rwose aba ariho duhera, kuko ni umujyi ukomeje kuvugwamo byinshi bigiye bitandukanye, ariko nyine ntibiba biri aho ngaho gusa. Hano bavuga ngo bahanganye n'ibibazo bikomeye byahungabanyije urumva Uvira ndetse bigatera impfu nyinshi. FARDC irimo kugerageza guhumuriza abaturage ko basobanukiwe na Wazalendo. Ubuyobozi bw'igisirikare buvuga ku bintu byihariye bidafite ingaruka ku bufatanye mu bya gisirikare. Mu by'ukuri umujyi wa Uvira navuga ko wahuye byo nyine n'ibizazane. Icya mbere ku izanwa rya Olivier Kasita, murabizi ko habereyemo imyigaragambyo ikomeye. Murabizi ko hari n'ibitero bya M23 byashakaga kwigarura uyu mujyi, ariko Wazalendo na FARDC bakahabera igihe. Urumva kuba umujyi warahungabanye nibyo koko, ariko sinavuga ko ari cyane kuko nta mirwano yegeze iberamo. Yagiye humvikana wenda n'amatsinda ya Wazalendo yagiye asubiranamo, ariko umujyi wa Uvira aka kanya ubona ko ari nayo mpamvu bahagurutse mbere gato, kuko muze kwitonda aha ngaha hashobora kubaho ibitero byatungurana bitewe n'amayeri y'inyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba za M23 kabisa zishobora kugaba ibitero bitunguranye, ugasanga Uvira yisanze mu maboko y'izi nyeshyamba da. Tekereza ko abarundi bo batahura n'ibibazo bidasanzwe. M23 iramutse ifite uriya mujyi, icyo kintu ni ikintu cyo umuntu atakwirengagiza. Reka tugaruke ahangaha. Lieutenant Ugwiringoma ni umuvugizi mu bya gisirikare w'inyeshyamba za M23. Bamwe mu bantu batari kumureba neza ni abarundi, bakibaza ati ese koko ibi bintu yatangaje nibyo? Muri Mwenga hashyingwa abasirikare b'abarundi, ese byagenze biti ko muri Mwenga indege yaharashe, ahubwo tukaba tuzi ko abahaguye benshi ari ab'inyeshyamba za M23? Bihindutse gute? Mbese uratekereza ko Wiringoma yaza ku rubuga akavuga ngo abasirikare bacu baguye ahangaha? Aravuga abo bahanganye nyine kugira ngo abatezemwo uwo mwiryane, abateze ya morali, abateshe morali bari bibereyeho.
aha hantu hari ibibazo bikomeye cyane. M23 urabizi ko ikoresha buri trike iyo ari yo yose, buri trike iyo ari yo yose byabageza ku kintu bashaka barayikoresha. Ibi nabyo babikoresha nko kugira ngo bateranye ingabo z'u Burundi n'abaturage b'Abarundi cyangwa n'abandi bashyigikiye iki inyeshyamba nako bashyigikiye guverinoma ya Kinshasa, bavuga bati koko ese ko hari gupfira abasirikare benshi, none nkubaze abo ngabo yavuze bahaguye, hari abo wegeze ubona bagaragaza ati dore ngaba, tujye tuvugisha ukuri, hari amafoto yabo yashyizwe ahagaragara. Ese ni iki M23 itakora kugira ngo ibintu byayo cyangwa kugira ngo iricinge target yayo? Kuko nuza gutekereza ni M23 ibyo bice bavuga harashwemo n'indege, ariko iyo ndege mbere yuko bavuga ko ibyo bice byagwemo ingabo nyinshi z'u Burundi, babanje kuzana indege y'abaringa barayigaragaza, bavuga ati iyi ni indege twarashe Sukhoi 25. Tutekereza ko Sukhoi 25 kuyirasa ni nko kurasa akadorone, ni akadorone utu dutwara amaraso bahanuye, oya ni ibintu bitandukanye. Sukhoi ni indege nini yarashwe, buri wese yabimenye, uretse ko iyo ndege nayo baje gukora ubugenzuzi bagasanga ni indege zo muri Albania zatawe mu ishyamba za kera, ngo nimba ari izo mu bwoko ngo bwa Z5 nimba ari ibiki. Urumva niyo ndege urebye ayo mashusho yayo usanga nyine ni indege itari Sukhoi mu by'ukuri. Rero iki kintu Ngoma yakoze ibyabaye kuri M23 kubera ko yari yatakaje abasirikare benshi cyane hariya muri Kasiki, nibyo batereye bakubita kuki ku ngabo z'Abarundi. Pay attention. Guverinoma ya Kinshasa igisirikare cyayo FARDC kimaze iminsi gifata abasirikare benshi cyane b'inyeshyamba za M23 bakahita babajyana hehe Ikisangani, niho bose bafungiye, ndetse nta na gahunda ihari yewe yo kubagarura ngo babe basubira mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa baravuga bati igihe kizagera hakorwa ibi, ariko ibyo kubasubiza mu gisirikare sha biragoranye kabisa. Ni ibintu navuga ko bigoranye cyane, cyane. Rero abantu benshi nuko nabonye bakomeje kubimbazaho, kandi nabibabwiye mu makuru yabanje ya mu gitondo ibyabaye byose. Urumva rero nuko bimeze, nuko bigiye bihagaze mu by'ukuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu niwo wugarijwe cyane, nubwo igisirikare cya guverinoma ya Kinshasa kitabivugaho cyangwa ngo kibigarukeho. Ubona ko ibyo bo basigaye bibereyemo wenda ni nk'ikintu cyavuzwe kidasanzwe, kaza bakavuga ati iki ntabwo ari byo, ariko ibyo kuvuga ngo ku rugamba hapfuye abasirikare aba n'aba, ngo turimo turashaka kwatakana, ngo byagenze gutyana, gutekereza abantu barasa na ziriya ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi, bazi ko batwitse ibirindiro, banangije byinshi cyane by'inyeshyamba zabo, ntihagire ikintu bavuga. Tekereza noneho yaba M23 ariyo irimo ikoresha izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi, ariyo irimo irashisha zino ndege za CH4, biba bimeze bite? Baba bavuga ibingana iki? Biba ari byinshi cyane. Ni abagabo rero bazi urugamba na trike no kumenya uburyo bari buze gutwara kuri izi social media n'uburyo bwo kuzikoresha. Mbere nibwo babikoreshaga wenda bigateranya cyangwa bigatuma abo bahanganye basubiramo, ariko aka kanya ni agakino bamaze kumenyera, baravuga bati natwe twabihorera bakabivuga, ariko babizi neza ko atari byo. Gusa urugamba rwo rurahari kandi rurakomeye, ni imirwano iremereye mu by'ukuri, ndetse ibinabikwereka cyangwa ibi bishimangira ni abaturage bakomeje kugenda bahunga gake. Gusa abasirikare b'inyeshyamba za M23 barimo barahura n'ibizazane ku rugamba, cyane niho mwabonye hakoreshejwe izi ndege, kandi guverinoma ya Kinshasa urebe ntawe ubigarukaho, bose bararuca bakarumira, bakavuga bati bo nibavuga ibyo bashaka, turakomeza kurasanira ku rugamba, ariko intego yacu tugenda tuyigeraho gake. Muri teritwari ya Walikale rero nako hano muri Bukavu igihari ni icyo ngicyo, maze iminsi mbibabwira, anytime muzatungurwa muri uyu mujyi wa Bukavu. Reka wenda tubanze turebe iby'amasezerano y'amahoro, haba ya Washington haba n'aya Doha, turebe aho yerekeza, tumenye ikigiye gukurikiraho. Gusa n'ubundi
muri iyi minsi cyangwa muri uku kwezi kwa 12 habaho imirwano ikomeye cyane. Reka mbashimire mbasabire n'umugisha w'Imana, mukomeze no kugubwa neza umuryango mugari rwose aho muri, mbifuriza n'icyumweru cyiza, turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere. Tugenda dusubira kabisa.